ariko minisitiri w'intebe uriho ubu ngubu ntabwo ari uwaturutse hanze. None minisitiri w'intebe se wumva ko ari pourcentage ki icyo gihe? Uriya ni nk'umugaragu, ni nk'umuteruzi w'ibindi ibwami cyangwa se ibutware uko byagendaga kera. Iyo ntebe avuga yicayeho natwe twayicayeho, nta decision, ni ukuvuga icyemezo gishobora gufatwa nawe uriya Kagame atabishatse. Reka nongere nguruyero, nuko twakoze inama, ngira ngo niyo ya mbere hari nari nkoresheje, kuko ubu ntabwo nashobora kuyobora inama igihe wari premier ministre. Igihe nari premier ministre sinashobora kuyobora inama president hari, sinashoboraga no kuyobora vice president hari, ariko rimwe bombi ntibahabaye, inama ndayobora dufata n'imyanzuro ishimije cyane cyane kubyerekeye n'itangazamakuru. Nubwo ni inama y'abaminisitiri. Inama y'abaminisitiri. Ibyo byemezo byafashwe by'ingirakamaro byafatiwe muri guverinoma, bwarakiye tugiye mu yindi nama, abo bagabo bombi yaba president we n'abakurikiraga ibya vice president byose barabisesa, bavuga ko ibyo byemezo byafashwe n'iyo nama batabyemeye. Uriya se we ngo yafata ibihe byemezo Kagame atemeye, avuga ko ari we ngo chef du gouvernement.